bavandimwe, ntitwakwirengagiza Jean de Dieu. Muri uyu mwanya mwiza nje kugira ngo tuganire ku ijambo rya Kristo nk'uko ariyo ntego y'uyu murongo uri kurebaho iki cyigisho. Muri aya masaha rero, muri uyu mwanya dufite insanganyamatsiko ivuga ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa cyangwa se ubwami bw'Imana bugereranywa. Aya ni amagambo Yesu Kristo ubwe yivugiye, aboneka mu byanditswe byera, aboneka muri Bibiliya, aho yasobanuraga akoresheje imigani uko yagereranya ubwami bw'Imana, uko yasobanura ubwami bw'Imana, uko yasobanura undi muntu ibigendanye n'ubwami bw'Imana, kugira ngo abari bamuteze amatwi babashe gusobanukirwa imiterere y'ubwami bw'Imana n'icyo ubwami bw'Imana busaba, kugira ngo niba babishaka kuzabwinjiramo bazamenye icyo Imana ishaka n'icyo ibifuzaho n'icyo igendereye. Kuko niba ugiye gutura mu gihugu ubanza kumenya ibyacyo. Nk'ubu ngubu ndabutse mfite intego yo kuvuga ngo nzatura mu gihugu runaka, wenda Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wenda se Ubufaransa, wenda se Uganda, ndagenda nkabanza namenya ibyaho, abaturage baho babaho gute, bitwara gute, barya ibiki, bakunda ibiki, banga ibiki, umuco wabo uteye gute, n'ibindi byinshi, kugira ngo manze icyambere nizere ko icyo gihugu nzagishobora kandi nzakijyemo ngikunze, nyishimiye, numva ko gihuza neza n'uburyo nanjye ntekereza n'ibyo nifuza. Niko n'ibyo ubwami bw'Imana buteye. Niba koko dufite intego yo kuzabona ubugingo buhoraho, niba dufite intego yo kuzajya mu bwami bw'Imana, tugomba kugira mu bwonko bwacu ipica y'aho tujya. Tugomba kugira ipica y'imiterere y'ubwo bwami, kugira ngo twumve ko duhuje n'ubwo bwami n'icyo busaba n'igikenewe, kugira ngo nitujya gutura muri ubwo bwami mu by'ukuri tute kuzashyirwa hanze y'umurwa bitewe n'uko wenda tutujuje ibisabwa, cyangwa se n'ibindi byinshi. Niyo mpamvu tugomba kubyitegura hakiri kare. Tugomba kumenya uko byenda kose ibigendanye n'ubwo bwami, tukabisobanukirwa, tukumva tubyumva neza, kugira ngo tumenye ko ubwo bwami ibisabwa tubifite. Niyo mpamvu Yesu ari hano mu isi, kuko n'ubundi yari yaraje kwamamaza iby'ubwami bwa Kristo cyangwa se ubwami bw'Imana. Niwe ubwe wifatiye umwanya asobanurira abantu ibigendanye n'ubwami bwe, ibikenewe, ibyo abantu bagomba kwitondera, ibyo abantu bagomba kwibandaho, ibyo bagomba kwitaho, kugira ngo bazahabwe amahirwe yo kuba abaturage b'ubwami bw'Imana. Reka rero twinjira muri Bibiliya, tugende twiga ibigendanye n'uko Yesu yagiye aca iyi migani, maze natwe kubw'ubwenge duhabwa n'ijuru tubashe gusobanukirwa n'iki Yesu yashakaga kuvuga, nubwo ibi bintu byanditswe mu buryo bw'imigani. Hano rero mfite ibigereranyo bigera kuri 5 tugiye kureberaho uko Yesu yavuze iby'ubwami bw'Imana, cyangwa se ubwami bw'ijuru, cyangwa se ubwami bwe. Ikigereranyo cya mbere kiravuga ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'amasaka n'urukungu ndetse n'urushundura. Hano nanditseho amagambo avuga ngo abakiranutsi n'ababi mu bwami bw'Imana. Abakiranutsi n'ababi mu bwami bw'Imana. Tugiye kureba ibyo umugani Yesu yavuze bw'amasaka ndetse n'urukungu ndetse n'urushundura. Tugiye tugasoma muri Matayo 13 umurongo 24 kugeza 30, haranditse ngo, nuko abacira undi mugani aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka, aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati, mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe? None urukungu rurimo rwavuye he? Ati, umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati, noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati, oya, ahari nimurandura urukungu murarurandurana n'amasaka, mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarura. Mu isarura nzabwira abasaruzi nti, mubanze muteranye urukungu, muruhambire imitwaro, murutwike, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Uyu mugani ugaragaza uko Imana itekereza ubwami bwayo uratangaje. Umuhinzi yasohoye imbuto, ahereza abagaragu be bajya mu murima guhinga. Ubwo yari yitoranyirije imbuto, kandi nk'umuntu waba ufitemo uburambe, yari asobanukiwe ko imbuto yatoranyije ari imbuto nziza.
aragenda biba mu murima. Arangije kubiba mu murima, baragenda bategereza ko imyaka izamuka, ikagera ku kigero runaka gifatika. Ariko umwanzi aca ruhinga nyuma, nawe araza ashyiramo imbuto ze, imbuto mbi. Noneho abagaragu bajya gusura umurima haciye igihe runaka, bitegereje neza nk'abantu bamenyereye guhinga, babona ko mu murima hatarimo amasaka meza gusa, ahubwo ko harimo n'urukungu. Harimo amasaka, ayo twebwe tukiri bato twitaga inopfu. Amasaka mu by'ukuri atari amasaka, ahubwo amasaka yapfuye, amasaka yaturutse ku mbuto mbi, amasaka adashobora gutanga umusaruro. Maze baraza bati, databuja, ko wabibye imbuto nziza mu murima, byagenze gute kugira ngo tubonemo n'urukungu? Nyir'umurima arangije aravuga ati, kuko nari nitoranyirije imbuto, uko byagenda kose mu buryo budashidikanyije ni umwanzi washizemo iyo mbuto. Abagaragu bati, rero reka tugende turandure urukungu, dusige imbuto nziza. Arangije aravuga ati, oya, kuko imbuto mbi n'imbuto nziza ziba zijya gusa. Yose iyo ataragaragaza umusaruro ngo agere ku kigero cyo kwera, aba ajya gusa. Ahari mushobora no kurandura ishaka ryiza muryitiranyije n'inopfu. None nimubyihore bibanze bikure, bibanze bigeraho buri kimwe kigaragaza umusaruro wacyo kizatanga. Hanyuma igihe none tuzaba tubasha gusobanukirwa inopfu iyo ariyo, tugasobanukirwa n'ishaka iryo ari ryo, icyo gihe tuzafata inopfu tuziteranye, cyangwa se urukungu turuteranye, turushyire ahantu, turutwike, birangire. Ariko mwibikora ubu ngubu, mureke dutegereze igihe bibanza kugaragariza imiterere yabyo. Nuko tugeze muri Matayo 13 umurongo wa 40 kugeza 43, wumva uko Yesu yakomeje avuga iby'uyu mugani. Yaranditse ngo, nk'uko urukungu rurandurwa rugatwikwa, niko bizaba ku mperuka y'isi. Umwana w'umuntu azatuma abamarayika be bateranye ibintu bigusha byose n'inkozi z'ibibi, babikure mu bwami bwe, babijugunye mu itanura ry'umuriro. Niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Icyo gihe abakiranutsi bazarabagirana nk'izuba mu bwami bwa Se. Ufite ugutwi niyumve. Ese babandi bavuga ko Bibiliya ikomeye, ubu koko irakomeye? Yesu avuze umugani, katubwiye ko ari umugani ugoranye kumva, ariko ubwe ni nawe usobanuye. Avuze yuko mu bigendanye n'ubwami bwe harimo n'abadatunganye. Ahangaha ni abantu bavuga ko bari muri Bukristo hano ku isi, batwara Bibiliya nk'abandi, bakagenda nk'abandi, urebeye inyuma ukaba ushobora kubona nabo bari mu murongo mwiza wo gukiranuka. Ariko Imana isobanukiwe ko abo bantu mu by'ukuri babesha, batari abakiranutsi koko. Hanyuma Yesu aravuga ati, uramutse ugiye gukora aka kanya ngo abakiranutsi bajye hano, abanyabyaha bajye hano, ntabwo wabishobora, kuko bameze nk'abasa, bameze nk'aho bajya kumera kimwe. Ariko Yesu aravuga ati, mutegereze mugeze ku munsi w'imperuka. Ku munsi w'imperuka njye nzatuma abamarayika bazabasha guteranya abakiranutsi n'abanyabyaha, babashyire ku rundi ruhande rumwe, bazakura inkozi z'ibibi mu bwami bwanjye, bazabishyira ku ruhande. Niyo mpamvu uyu munsi ujye kubona ukabona wajya kubwira nk'umuntu ngo yihane yegure Yesu Kristo, akakubwira ati, ariko se urambwira ngo nihane niyegure Yesu Kristo, runaka ntajya gusenga, si umusambanyi, si umujura, si bo wampemukiye ibi n'ibi, abarokore si bo badukorera ibi n'ibi, si bo batugwa nabi n'ibindi byose, abadivantiste si bo bakora ibi n'ibi, si bo duturanye bankoreye ibi n'ibi. Ugasanga hari abantu benshi bitwa ko bari mu Bukristo, bitwa ko bari mu bwami bwa Kristo, ariko mu by'ukuri badakora ibihura n'ibyo Kristo yifuza. Abo bantu simbaciriyeho iteka aka kanya, ariko nibaguma kuba abantu bakora ibyaha kandi biyitirira ko bambaye umwambaro wa Gikristo, igihe kizagera ku munsi w'imperuka, ubwo Yesu Kristo azatuma abamarayika be, umusaruro umaze kugaragara, umusaruro w'isi yose, hanyuma abanyabibi bose bazakurwa mu bwami bw'Imana, kandi n'izo nkozi z'ibibi ziri mu bwami bwa Kristo zizajugunywa hanze. Hazabaho umurimo wo gutoranya imbuto nziza, umusaruro mwiza ushyirwe uruhande rumwe, n'umusaruro mubi ushyirwe ku rundi ruhande. Abanyabibi rero bari mu bwami bw'Imana nabo bazakurwamo, bashyirwe ku ruhande, hanyuma Imana iteranye umusaruro. Niyo mpamvu uyu munsi wowe unyumva n'abandi banyumva, ntitugomba kwijijishwa n'abantu bitwa ko bari mu Bukristo kandi atari bo.
ijambo ry'Imana rivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Niba nta mbuto nziza bera, kwirirwa batwaye bibiliya bakagenda bayihetse buri sabato bagenda bagiye gusenga, ibyo ntacyo bimaze. Ibyo ntacyo bimaze. Barasabwa kwihana. Nibatihana, umunsi uraje ubwo bazashyirwa ku ruhande bakarimbukana n'abandi banyabyaha bose. Muri Matayo igice cya 13 umurongo wa 47 kugeza uwa 50 haranditswe ngo, nuko kandi ubwami bwo mu ijuru bugereranwa n'urushundura bajugunye mu nyanja ruroba ifu z'amoko yose. Iyo rwuzuye barukururira ku nkombe, bakicara bagatoranya inziza bakazishyira mu mbehe, imbi bakazita. Uko niko bizaba ku mperuka y'isi. Abamarayika bazasohoka batoranya abanyabyaha mu bakiranutsi, babajugunye mu itanura ry'umuriro, niho bazaririra bakahahekenyera amenyo. Bavandimwe, uyu mugani w'urushundura nawo ntabwo ugoranye, no kuwusobanukirwa ntabwo bigoranye. Ubwami bwo mu ijuru bugira gute? Bugereranwa n'urushundura. Sinzi niba abantu bose banyumva basobanukiwe ibintu bigendanye n'uburobyi, kuroba. Ariko kuroba haba hari ikintu cyitwa urushundura, ikintu kinini kimeze nka supanete. Kimeze nka supanete. Baragenda bakakijugunya mu nyanja cyangwa se mu ruzi cyangwa se mu kiyaga, hanyuma baba bashizemo ibintu bigendanye n'ibintu by'ibyo kurya amafi akunda. Noneho amafi akaza yirukanka aje kurya ibyo, ariko baba bayateze, kuko iyo amaje kwinjira muri icyo kintu kinini kiri mu nyanja, amafi yo ntabimenya, baragenda bagahita bakurura. Iyo amafi atangiye kujyamo barabyumva ko urwo rushundura rutangiye kuremererwa, hanyuma baneza bagakurura, kuko nyine aba yafatiwe muri rwa rushundura bagakurura. Ariko icyo bavuga hano, kuko mu nyanja habamo ibintu byinshi, habamo amafi ameza n'amabi, amato n'amanini, ibintu byinshi bigiye bitandukanye, habirimo n'ubundi bwoko bw'ibiremwa bitari n'amafi, kandi nabyo bigendagenda aho ngaho mu nyanja. Ariko abarobyi ntabwo ibyo baba bakeneye, baba bakeneye ifi nziza bashobora kujyana ku isoko cyangwa se nabo ubwabo bakazirya. Hanyuma iyo maje gukurura baricara ku nkombe bagatoranya ifi nziza muri bya bindi by'imyanda urushundura rwakure, kuko urushundura rwo ntirutoranya, ahubwo rukurura ibyo rubonye. Hanyuma inziza bakazibika, ariko imbi bakagira gute? Bakazijugunya. Hanyuma rero ibi bishatse kuvuga iki? Nk'uko umugani ubwabwo ubisobanuye, baranditse ngo ku munsi w'imperuka abamarayika bazatumwa kugira ngo batoranye abakiranutsi mu banyabyaha, kandi ngo abanyabyaha bazabajugunya mu itanura ry'umuriro bazasha bakongoke. Rero iyi migani yombi, ari uwabanje n'uwo maje gusoma aka kanya, iyi yombi icyo ishatse kudusobanurira ni uko ku munsi w'amateka, ku munsi w'imperuka, siko bizahora nk'uko bimeze uyu munsi, aho abanyabyaha n'abakiranutsi baturanye, kandi ukaba udashobora kubatandukanya. Hari abanyabyaha rwimbi babasambanye n'abarozi bazwi ko ari abanyabyaha, ariko hari n'abanyabyaha baba mu rusengero, hari n'abanyabyaha bajya gusenga, hari n'abanyabyaha batwara bibiri. Abo bose ni abanyabyaha, icyo batandukanyije ni uburyo bitwara. Ariko ku munsi w'amateka Imana izatoranya, izakora umurimo wo gutoranya, itoranye abeza ibakure mu babi. Ibyo ngibyo Imana izabikora, irabishoboye. Hari abantu bariho uyu munsi bibwira ko bafite ibitekerezo bipfuye bigoramye, ngo ubusenga Imana ngo yaturimbura, ngo siyo yaturemye se, ngo umubyeyi se ngo yarimbura abana yaremye. Ndagira ngo mbabwire ko mugusabwa kwicara mukiga neza ibigendanye n'ubwami bw'Imana, kuko ubwami bw'Imana ntabwo bugenda nk'uko mwebwe mubitekereza, ntabwo bumeze nk'uko mwe mubyiyumvisha, kubw'ubwenge bwanyu bufite ibibazo. Ubwami bw'Imana bufite uko buteye, kandi uyu ni Yesu Kristo asobanura iby'ubwami bwe. Ntabwo rero rimwe muraza kuzana agashya cyangwa ngo muzane ibintu bitari mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu Yesu ubwe niwe wisobanurira ko abakiranutsi bazahabwa ubugingo buhoraho, ariko abanyabyaha bazajugunwa mu itanura ry'umuriro, aho bazaririra bakahahekenyera amenyo. Reka dusome muri Matayo 25:31 kugeza 41, n'umurongo wa 43 n'uwa 46, twumve uko ijambo ry'Imana rivuga ngo, umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika be afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe ye y'ubwami, amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azazishyira ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bw'abatunganijwe uhereye ku kuremwa kw'isi.
kuko nari inshoke mukamfungurira, nari mfite inyota mu mibyo icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe maze muza kundeba. Ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data baboroheje bari hanyuma y'abandi, ari njye mwabikoreye. Azabwira n'abari ibumoso ati, nimuve aho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Nari umushyitsi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwansura. Ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi, nanjye mutabinkoreye. Abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Ntekereza ko niba hari amagambo ari muri Bibiliya asobanutse agaragaza uko abanyabyaha n'abakiranutsi bazagenzwa, ni aya ngaya. Kandi aya magambo ikintu nayakundi agaragaza umukiranutsi uwo ari we. Ese umukiranutsi ni nde? Nutwara Bibiliya ntabwo hari ariko handitse. Ese umukiranutsi ni uwigaragaza muri rubanda ko ameze gutya cyangwa se ateye gutya cyangwa se ari mwiza? Oya, ntabwo umukiranutsi ari abantu baba mu kuva bitwa ko bameze nk'abadakora icyaha. Ntabwo umukiranutsi ari umuntu wirirwa yirata ko adakora icyaha, ari mwiza kurusha abandi n'ibindi byose. Ijambo rya Kristo ryasobanuye umukiranutsi uwo ari we. Ijambo rya Kristo ryavuze ngo nari nshonje murangaburira, nari mu nzu y'imbohe muransura, nari ndi mu bitaro mbabaye muransura, mu byo kurya muranyambika, nari nambaye ubusa muranyambika. Ibi nibyo bimenyekanisha umuntu w'umukiranutsi. Ni umuntu urukundo rwa Kristo rwamaze kuremerwa muri we, akabigaragaza bikaba imbuto yera. Kuko niba mwumvise umugani wa mbere twasomyemo iby'amasaka yatewe, kandi ku munsi w'imperuka akaba azagomba kugaragaza umusaruro wayo. Umusaruro nta wundi ni uyu nguyu, ni imirimo myiza abakiranutsi bahabwa nuko biyeguriye Yesu Kristo. Ndabizi neza yuko ku bwa kamere y'icyaha uru rukundo rwa Kristo ntabwo ruturimo. Ni byiza twitwa ko dukora, tubikora kubera yuko dufite inyungu runaka. Mubona yuko abakire babona abantu benshi babafasha, ariko abakene n'aboroheje ntabwo babona ubitaho, ntabwo babona umuntu bagirira neza. Ariko abana b'Imana bo barabwirwa ngo bambikwa umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, bakorera abantu neza batitaye ku kuba ari beza cyangwa se ari babi, batitaye ku kuba ari abakire, babakorera batitaye ku nyungu bazabakuramo. Uyu munsi nshobora kuba mfite inshuti, uzarebe n'inshuti n'umuntu ukennye abona bamutwerera bake nk'iyo afite ubukwe, ariko umukire yagiye gukoresha ubukwe abona abantu benshi bamutwerera ku buryo abana bafite bo ubwabo bashobora no kumukorera ubukwe. Ariko umukene niyo atanze invitation n'abantu ntibazitaho, ntibatwerera, ntibagira gute. Icyo ni ikimenyetso cy'uko abatitaweho. Urwo rukundo rwo kumukunda ntabwo ruba ruhari. Ariko umukire kuko ubutekereza uti nanjye igihe runaka nzamukenera, uramutwerera. Yagira ngo atatse ko akeneye ubufasha ukirukanka ukabikora, kuko nta kindi si urundi rukundo wagize, ahubwo uba uri kurebe inyungu uzamukuraho nawe hanyuma. Ibyo rero bitandukanye n'iby'ubwami bwa Kristo. Ibyo ngibyo ni ubutiriganya bwa kimuntu, ni imibare ya kimuntu yo kwirwanaho yo kugira ngo umuntu nawe agire icyo ageraho. Ariko mu bwami bwa Kristo imikorere itandukanye n'iyo. Mu bwami bwa Kristo ni urukundo rukora, urukundo rutikanyiza, urukundo rutareba ku nyungu runaka, urukundo rureba kuzahura inyoko muntu ifite ikibazo hanyuma rugakora. Rero ubukristo bwawe uko bwaba bungana kose, uko waba wirata ko uza mu rusengero kose, uko waba usenga niyo wasenga amasengesho amara iminsi n'imyaka, niba utaragera ku rugero rwo gufasha abakene udafite inyungu ubashakamo, niba utaragera ku rugero rwo gufasha abababaye, niba utaragera ku rugero rwo kubona umuntu mu bukene bwe n'ibibazo afite ngo umwunganire, ndagira ngo nkubwire ko ubwami atari ubwa Kristo, ni ubundi bwami. Iki nicyo gipimo kizapima abantu bose. Ndagira ngo mbabwire yuko ibi bintu iyo utariyegura Yesu Kristo ntubishobora.
ariko iyo umaze kwakira Yesu Kristo uhabwa imbaraga zo gukora imirimo yo gukiranuka, ukaba ku munsi w'amateka ikizarebwaho ni ya mirimo yo gukiranuka abakiranutsi bagombye kuba bakora. Ibyo kwirata ngo wagize amasengesho y'ibihe birebire, nushaka urare usenga, wirirwa usenga, nushake wikebagure, nushake ugire gute, iby'ingwi by'Imana ntibyitayeho. Gusenga kwawe kugomba kugendana no kwera imbuto zikwiriye abihannye. Abantu barajya gusenga hariho n'abirata ngo ngiye nambara ibigera hasi, ngo nambara neza, mfite imirimo myiza, abantu bambona ko nkora ibyiza, ariko ibyo ntacyo bimaze. Imana icyo ikeneye ni imbuto zo guhinduka k'umutima, kugirira impuhwe abakene, naho ibyo bindi by'imirimo y'inyuma ntawe utabikora. Ariko icyo Imana ishaka guhinduka kw'imbere, aho umutima uhinduka urwango n'agasuzuguro n'ishyari byose bigashiramo, maze urukundo rwa Kristo rugasandara ruva mu mutima wawe rukagera ku bantu bose. Imana ifite ubushobozi bwo kuzamenya ngo uyu arakiranuka, uyu ntakiranuka, uyu akwiriye kwinjira mu bwami bw'Imana, uyu ntakwiriye kwinjira mu bwami bw'Imana. Mureke dushake gukiranuka kw'Imana. Imana niyo igutanga. Mureke twiyegure Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, azaduha ubushobozi bwo gukora ibyo ishaka. Reka twumve ikigereranyo cya kabiri Yesu yatanze kigeranya avuga iby'ubwami bw'Imana. Ni ibivuga ngo ubwami bwo mu ijuru bugeranwa n'akabuto ka sinapi n'umusemburo. Muri Matayo 13:31 kugeza 33 handitse ngo abacira undi mugani ati, ubwami bwo mu ijuru bugeranwa n'akabuto ka sinapi, umuntu yenze akakabiba mu murima we. Nako ni gato hanyuma y'imbuto zose, nyamara iyo gakuze kaba kanini, kakaruta imboga zose, kakaba igiti, maze inyoni zo mu kirere zikaza zikarika ibyari mu mashami yacyo. Ubwami bwo mu ijuru bugeranwa n'umusembure umugore yenze akawuhisha mu myariko 3 y'ifu, kugeza aho iri busemburirwe yose. Uyu mugani ugereranya ubwami bw'Imana, iyi migani uko ari ibiri, ishatse ubundi kuvuga iki? Uwa mbere uvuga iby'akabuto ka sinapi, kafashwe ari akabuto gato cyane, gashirwa mu murima, ariko karagenda karakura gahinduka igiti cy'inganzamarumbo, ngo maze inyoni zo mu isi ziraza zarika muri icyo giti. Kandi wumve ko nanone hano hari umusemburo, ngo umugore yenze awushyira mu migati. Murabizi iyi migani irumvikana. Niba muzi ibintu by'ubuhinzi, umuntu afata akabuto gato, tuvuge nk'ikigori cyangwa se nk'ishaka, kagenda kagashyira mu butaka, karagenda kakabanza kakabora kagapfa, ariko muri kwa gupfa kakazamukamo urubuto, hakazamukamo amababi, agatangira akazamuka agaturumbuka akava mu butaka, maze ikintu kikagenda kigakura kikaba kinini cyane. Hano wenda navuze ikigori n'ubundi umuntu aba yiteze kuzagisarura, ariko tuvuge nk'igiti, tuvuge nk'inturusu, tuvuge nk'umuvumu, sinzi niba ibyo biti mwese mubizi. Ndagira ngo nkubwire ko bituruka ku kantu gato. Ntabwo umuntu agihinga kingana kuriya, ahubwo bituruka ku kantu gato cyane, ariko kiragenda kigakura kikaba kinini cyane, ku buryo inyoni zo mu isi ziraza zikacyarikamo. Niko bigenda. Umuntu akora umugati, agafata agasemburo gake cyane, agashyira mu mugati, maze akagenda agapfundikira. Mu gihe gito biba byamaje kuba binini, akabona uruntu runini, ku buryo agenda afataho gato akora umugati, ukabona yakoze umugati munini, kandi akantu yakoze ari akantu gato cyane, ari agasemburo gake yashizemo. Ibi bishatse kuvuga iki mu bwami bw'Imana? Ubwami bw'Imana ku muntu butangira ari ikintu kidasobanutse, hari ikintu gito, kuko bitangirana no kwihana k'umunyabyaha. Iyo umunyabyaha asabwe kwiyegurira Yesu Kristo, nawe ubwe ntabwo aba yiyumvisha ko ubwo bwami buzashoboka, kuko ababona si ibintu bizashoboka, ababona ari ibintu byoroheje bito, ababona ari n'ibintu bitazanashoboka, ababona nuvuga ngo intangiriro y'ubwami bw'Imana bari nto cyane. Ariko iyo umuntu aretse Kristo akinjira mu bugingo bwe, ahinduka nka wa musemburo, akagenda agatanga umusaruro munini cyane umuntu ubwo atatekerezaga. Niyo mpamvu uyu musemburo ugereranya Yesu Kristo, ugereranya amagambo ya Yesu Kristo, ugereranya mwuka w'Imana ukorera mu mutima w'umuntu, uburyo umusaruro uba munini cyane, uyu muntu ntabwo aba ashobora kuwusobanukirwa. Ni nk'uko n'uyu mugore adashobora gusobanukirwa ukuntu agasemburo gake yashyize mu mugati kagiye kakabyara ikintu kinini kibasha gutanga umusaruro nk'uwo yabashije kubona. Irobe ryari rito wenda ringana gutya, iyo ushizemo umusemburo agenda rikangana gutya, ku buryo umuntu agenda akarikoramo imigati myinshi izamuzanira inyungu.
reba aka kabuto umuntu ajya agatera mu murima gato cyane, ukuntu kagenda kagakura kakaba igiti kinini cyane maze ngo n'inyoni zo mu isi zikaza zikacyarikamo. niko umuntu wegura Yesu Kristo amera. Bitangira ntacyo amaze, nta rukundo agira, nta mpuhwe agira, ntaki, ari umuntu uri aho, ibintu byoroheje cyane. Ariko iyo yeretse ubuntu bwa Kristo bugakorera mu bugingo bwe, aragenda agatanga umusaruro, maze isi yose ikamuboneraho umugisha, akabera isi yose ubwugamo, inama nziza zigashakirwa kuri we, ibyiza byinshi bikabonerwa kuri we, akaba umuntu mwiza mu muryango, abantu bose akaba ari we bagisha inama, akaba ari we witangira abandi n'ibindi byose. Bya bindi twavugaga mu migani ya mbere natangira mu kigeranyo cya mbere, bisohorera, dore uko bisohora nuku nguku. Kuko ushobora kwibaza ngo none se nubwo ku munsi w'amateka abakiranutsi bazashirwa uruhande rumwe n'abanyabyaha bagashirwa uruhande rumwe, ariko se umuntu yabasha kugera kuri uku gukiranuka gute? Nta kundi, emera Yesu Kristo ahinduke nk'umusemburo mu bugingo bwawe, emera guterwa nk'igiti kiri mu murima w'Imana, maze ureke Yesu Kristo ahingire uwo murima, awuvomere, igiti akishireho amazi, agishireho ifumbire, maze urebe imbuto zera uko zizaba zingana. Ntabwo bizaba biturutse kuri wowe, ntabwo bizava kuri wowe rwose, ahubwo bizaturuka kuri Yesu Kristo uvomera imbuto ziri mu murima we, bizaturuka kuri Yesu Kristo we musemburo uri muri wowe, azagukoresha ibikomeye nawe ubwawe utatekerezaga. Yesu Kristo ubwo yaragiye gusubira mu ijuru abwiye intumwa ze ngo imirimo nkora muzabasha kuyikora, ndetse muzakora n'irenze iyo nabashije gukora nkiri hano ku isi. Nzabaha imbaraga, nzabaha mwuka wanjye, muzakora ibintu mudashobora gutekereza. Nimurebe ibintu intumwa zakoze Yesu Kristo amaze kuva hano mu isi, nimurebe. Ndagira ngo mbabwire ko ntabwo biriya bintu byaturutse kuri bo ubwabo, ahubwo ni Yesu Kristo wakoraga mu bugingo bwabo, bo bakemera gukorerwamo na mwuka wera gusa. Uko rero ni ku bwami bw'Imana buteye, butangira n'ikintu cyoroheje kidasobanutse, ariko iyo umuntu yemeye akiregurira Yesu Kristo, Imana iragenda igakuza iyo mbuto kugeza ubwo izaba igiti cy'inganzamarumbo. Yesu Kristo aragenda agakora nk'umusemburo kugeza ubwo uyu muntu atanga umusaruro munini cyane, nyamara we ku giti cye ibyo bintu atendaga kubyigezaho. Icyo usabwa ni ukwemera kuyoborwa n'Imana, ni ukwemera ugushaka kw'Imana, ni ukwemera gukora ibyo mwuka w'Imana gusaba gukora, ni ukwemera ugafatanya n'Imana uwo murimo wo gutunganwa, no kwemera kuba nk'igiti cyitewe mu murima w'Imana kugeza ubwo uzatanga umusaruro. Naho ibyo gukurikirana icyo giti umusaruro kizatanga n'ibindi byose, ibyo bireba Imana, kandi niwemera Imana izaguhinduramo igiti cyo mu murima wayo, aho abantu bose bo mu isi bazakuboneraho umugisha, bidaturutse kuri wowe ahubwo biturutse kuri Yesu Kristo ukorera mu bugingo bwawe.